Turabashuhuje murakoze kubana natwe, dukomeje gusoma Bibiliya turi mu gitabo cya Yesaya igice cya 39. Hezekiya amurikira intumwa z'i Babuloni ubutunzi bwe. Icyo gihe Merodaki Baladani mwene Baladani umwami w'i Babuloni yohereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise uko Hezekiya yarwaye agakira. Maze Hezekiya yakira intumwa ze anezerewe, azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi bwabonekaga mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. Bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya, aramubaza ati: abo bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati: baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni, baza ari jye basanga. Arongera aramubaza ati: mu nzu yawe babonyemo iki? Hezekiya aramusubiza ati: ibiri mu nzu yanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe byo mu nzu ntunze ntaberetse. Yesaya abwira Hezekiya ati: umva ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo. Igihe kizaza ibiri mu nzu yawe byose n'ibyo ba sogokuruza babitse kugeza ubu bizanywe i Babuloni, nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuze. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagire inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Hezekiya abwira Yesaya ati: ijambo ry'Uwiteka avuze ni ryiza. Arongera aravuga ati: kuko hazaba amahoro n'iby'ukuri nkiriho. Igice cya 40. Ijwi ry'urangurura. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byaho byose ko habibabariwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yanyu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijwi ryaravuze riti: rangurura. Maze habaho ubaza ati: ndarangurura iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka ubuhushyeho. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza. Zamuka umusozi muremure, yewe wumvisha i Yerusalemu inkuru z'ibyiza. Rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure, witinya, ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti: dore Imana yanyu. Dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza, kandi izonsa izazigenza neza. Uburyo Imana ikomeye! Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi, akageresha ijuru intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo, n'udusozi akatugera mu minzani? Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama?
Ninde yigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha? Akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza. Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa, ndetse ari hanyuma y'ubusa. Nuko Imana mwayihwanya nande, cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Dore igishushanyo kibajwe, umucuzi abanza kukiyaza, umucuzi w'izahabu akagiteraho izahabu, akagicurira imikufi y'ifeza. Umutindi utabona ituro ringana rityo, ashaka igiti kitazabora, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka. Mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva? Ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere? Uhereye igihe isi yaremewe ntacyo mwasobanuriwe? Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzikira. Niyo ibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro. Ni ukuri niyo bagiterwa, ni koko niyo bakibibwa, kandi igiti cyabo niyo kigishora imizi mu butaka. Imana ibahuhaho bakaraba, umuyaga wa serwakira ukabayora nk'ibishingwe. Nuko rero mwangereranya nande twahwana? Niko Uwera abaza. Nimwubure amaso yanyu murebe hejuru. Ninde waremye biriya, agashora ingabo zabyo mu mitwe zose, akazihamagara mu mazina? Kuko afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo, Isirayeli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti, Uwiteka ntazareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye izabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubirwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Igice cya 41. Gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Mwabirwa mwe, nimucecekere imbere yanjye, abanyamahanga basubiremo imbaraga nshya, bigire hafi bavuge, maze duterane tuburane. Ninde wahagurukije uva iburasirazuba, akamuhamagaza gukiranuka ngo agere ku birenge bye? Amugabije amahanga, amuha gutwara abami, abagabiza inkota ye ibahindura nk'umukungugu, abagabiza n'umuheto we abahindura nk'ibishingwe bitumurwa. Arabirukana akahanyura amahoro, anyuze mu nzira atigeze gukandagiramo. Ninde wabikoze akabisohoza, agategeka ibihe uhereye mbere na mbere? Ni jyewe Uwiteka, uwa mbere n'uw'imperuka, ndi we. Ibirwa byararebye biratinya, impera z'isi zihinda umushyitsi, abo ku mpera z'isi bigira hafi baraza. Umuntu wese yatabaye umuturanyi we, akabwira mugenzi we ati, komera. Maze umubaji akomeza umucuzi, uhika akomeza ucura, akavuga ngo ibyuma twabiteganije neza, maze akagikomeresha imisumari ngo cye kunyeganyega. Ariko weho Isirayeli, umugaragu wanjye Yakobo, nitoranirije urubyaro rwa Aburahamu, inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti
uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho, kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti witinya ndagutabaye. Witinya Yakobo wa munyorogoto we, namwe bagabo b'Abisirayeli, ni jye uzagutabara. Niko Uwiteka avuga, kandi ni we Uwera wa Isirayeli, Umucunguzi wawe. Dore nzakugira umuhuzo mushya w'ubugi ufite amenyo, uzahura imisozi ukayimenagura, n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Uzabigosora umuyaga ubitumure, umuyaga wa serwakira ubitatanye, nawe uzishimira Uwiteka, wiratane Uwera wa Isirayeli. Abakene n'abatindi bazashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagwa umwuma. Jyeweho Uwiteka nzabasubiza, jyewe Imana ya Isirayeli sinzabahana. Nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi, n'amasoko mu bikombe hagati. Ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Mu butayu nzahatera imyerezi n'imishita n'imihadasi n'ibiti by'amavuta, kandi mu kidaturwa nzahatera ibiti by'imiberoshi n'imitidari n'imiteyashuri bikurane, kugira ngo barebe batekereze bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ari ko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isirayeli ari we ubiremye. Nimushinge urubanza rwanyu, niko Uwiteka avuga, muburane imanza zanyu zikomeye, niko Umwami wa Yakobo avuga. Nibazane ibigirwamana byabo bitubwire ibizaba, nibivuge ibyabayeho uko bimeze, tubitekereze tumenye amaherezo yabyo, cyangwa mutubwire ibyenda kubaho. Nimuduhanurire ibizaba, hanyuma tumenye ko muri Imana koko. Nimukore ibyiza cyangwa ibibi tubirebe, twumirwe twese. Dore ntacyo muri cyo, kandi nta n'icyo mwakora, uwabahitamo aba abaye ikizira. Gira uwo nahagurukije aturutse ikasikazi, dore araje avuye iburasirazuba, akambaza izina ryanjye. Azakata abatware nk'ukata urwondo, cyangwa nk'uko umubumbyi akata ibumba. Ninde wabivuze ubwa mbere ngo tubimenye? Cyangwa ninde wabivuze kera ngo tuvuge ko ari ukuri? Ni ukuri koko ntawabivuze, ni ukuri ntawabimenyekanishije, ni ukuri nta n'umwe wumvise amagambo yanyu. Ni jye wabanje kubwira i Siyoni nti dore ngabo, kandi i Yerusalemu nzahatuma intumwa yo kubabwira ubutumwa bwiza. Kandi iyo ndebye muri bo ubwabo, mbona nta muntu, nta n'umujyanama wabasha kunsubiza mbabajije. Dore bose imirimo yabo ni ubusa, kandi nta kimaze. Ibishushanyo byabo biyagijwe ni umuyaga, kandi ni imivurungano. Reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.